Reka ambasuze kandi nongere mbahe ikaze ku Ibendera TV. Nizere ko mumerewe neza aho muri hose, kandi niba ahari nawe biba bitagenze neza ni ukwihangana. Turababwira ko mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo umugabo arakekwaho gutemera umugore kwa sebukwe. Turaza no kunyarukira mu ntara y'Amajyaruguru tubabwire ko mu karere ka Musanze abita ibi ikomerezwa bagasiragiza abaturage mu nkiko bamaze guhagurukirwa. Turaza kugana ku musozo tubabwira ko mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru umusore ukekwaho gufata ku ngufu umubyeyi we w'imyaka 55 yamaze gutabwa muri yombi. Ngizi nkuru tugiye kugarukaho uyu munsi, ariko gato ni munyemerere mbanze mfate umwanya muto bashimire cyane. Ndashimira mwe mubana natwe umunsi ku munsi mu nkuru tubagezaho, mugafata umwanya wanyu mugakurikira izi nkuru. Turabashimira cyane, Imana ikomeze kugenda ibaha umugisha. Ari nako nshimira mwe mwakoze subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Mwarakoze cyane, inatwe turabazirikana. Ndasaba kandi namwe mutarakora subscribe kuri channel yacu kubikora kugira ngo dukomeze gusangira izi nkuru zitandukanye tubagezaho. Nitwa na Kriti Ntirushwa, ni ku Ibendera TV. Ikaze. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwataye muri yombi umugabo w'imyaka 39 wagiye kwa sebukwe. Bikekwa ko yasanzeyo umugore w'imyaka 30 aho yari yarahukaniye aramutema. Umuseke wamenya amakuru ko mu gicuku ahagana saa 9 kuri wa 24 Ukwakira muri uyu mwaka 2024 mu mudugudu wa Nyamitobo mu kagari ka Kabuga mu murenge wa Nyagisozi mu karere ka Nyanza, Sindambiwe Damien Bahimba Mukoboyi w'imyaka 39 yagiye kwa sebukwe. Bikekwa ko yahasanze umugore we Nyirakanani Maria w'imyaka 30 wari warahahukaniye amutema igikano. Uyu mugore bikekwa ko yatemwe yaramaze umweru yahukanye akibana n'umugabo we. Bari batuye muri Murandagi mu kagari ka Kabuga. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyagisozi Habinshuti Siridiyo yemeye aya makuru, avuga ko tariki ya 23 Ukwakira uyu mwaka uyu mugabo yagiye gucyura umugore we, ariko umugore ntiyahita abyumva maze umugabo Sindambiwe arataha. Nyuma aza kugaruka mu gicuku azanye umuhoro, nuko akubita urugi arinjira. Uyu muyobozi agira ati yageze mu nzu areba umugore we aramutema igikano. Bigaragara ko yamukomerekeje mu buryo bugamije kwica, bakaba bari bafitanye amakimbirane. Umugore ntiyashizemo umwuka, haje imbangukiragutabara imujyana mu bitaro by'akarere ka Nyanza birananirana, bamwohereza mu bitaro bya CHUB i Butare mu karere ka Huye. Ni mu gihe uyu mugabo yahise atabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB. Gitifu Siridiyo yasabye abaturage kwirinda amakimbirane mu ngo, aho ari bakihutira kubibwira ubuyobozi n'abaturage kugira ngo hakemurwe. Turababwira kandi ko ubuyobozi bw'akarere ka Musanze bwatangaje ko bwahagurukiye abitwaza ko bafite imirimo ikomeye, kuba baziranye n'abakomeye cyangwa ari abanyamafaranga bagasiragiza abaturage mu gihe bagiye mu nkiko. Iki ni kimwe mu bibazo byagaragarijwe muri gahunda yihariye y'inteko y'abaturage yashyizweho, aho abayobozi bamanuka bakajya mu mirenge kwegera abaturage bakabatega amatwi ku bibazo byabo, bakabishakira umurongo ndetse ibyinshi akahava ababikemuye.
Bamwe mu baturage bakemuriwe ibibazo bavuga ko bari bafite ibibazo by'ababahozaga mu nkiko baranze kwishyura ibyabo bari barariganyije n'abiyita ko bavuga rikijyana bitewe n'ibyo bakora cyangwa amafaranga abatunze. Bavuga ko bashimishijwe cyane n'uburyo ubuyobozi bwabakemuriye ibibazo byabo batitaye ku byo aba bahemukiye bitwaza, bakaba baruhutse gusiragira mu manza. Niyonzima Emmanuel, umwe muri aba baturage, agira ati Hategekimana yari yarambuye umukecuru amafaranga yari yaragurishije ubutaka afata menshi. Umukecuru amuha make kandi ari we wari ufite ubuso bunini, amufatirana kuko atazi gusoma no kwandika arayamwima. Twaramuregaga akanga kwitaba yitwaje akazi gakomeye akora, akavuga ko ngo amafaranga afite atamwemerera akwirirwa yiruka. Uyu akomeza agira ati ariko ubuyobozi buramuhamagaje ku ngufu, araza bamubajije icyo yabikoreye ajya indimi, bamufunze ahita ayishyura, akaba yari ibihumbi birenga 800 byose, kandi twe twamwakaga make kuko tutari tuzi kubibara neza, tukamwaka ibihumbi 500. None batubariye neza dusanga asaga ibihumbi 800. Twishimye rwose, bakomeze baturenganure, abigize ibikomerezwa abahane. Tuyizere Innocent nawe ni umwe muri aba baturage, agira ati iyo abayobozi batwegereye bakadutega amatwi biturinda gusiragira kuko dutakaza byinshi n'umwanya adusiragira kuri aba biyita bakomeye. Hari abantu bakoresha agatuza n'amafaranga bafite bakarenganya abaturage. Dufite igihugu kigendera ku mategeko, ibi badukoreye biradushimishije. Umujyanama mu by'amategeko mu karere ka Musanze, Uwiragiye Marie Gilberte, yibutsa abaturage ko nta muntu uri hejuru y'amategeko wakwitwaza icyo ari cyo ngo apfukirane uburenganzira bw'umuturage. Abasaba ko mu gihe bahuye n'ibyo bibazo bakwiye kujya begera ubuyobozi bukabafasha. Gilberte agira ati ubundi ntago byagakwiye ko hari umuturage usuzugura undi kuko bose barangana. Kuba hakiriho iyi myumvire uko byagenda kose bigomba guhinduka kuko nta muntu uri hejuru y'amategeko. Ibi bitwereka ko hakiri ibibazo mu baturage ku buryo abayobozi bakomeje kwegera abaturage byose byabonerwa umuti urambye, kuko nta ukwiye gupfukirana umuntu no gutera ubwoba. Umuntu nagutera ubwoba ukwiye kugaragaza ibyo bibazo utitaye kuri ayo majwi wumva, hanyuma ibibazo bigakemuka. Akarere ka Musanze kashyize imbaraga muri gahunda yo kwegera abaturage mu buryo bwihariye, babasanga mu mirenge yabo kugira ngo abe ariho hakemurirwa ibibazo byabo, babarinda gusiragira mu manza kuko batakaza byinshi n'umwanya wo guhora birukanka mu manza. Mu mwaka ushize w'ingengo y'imari mu karere ka Musanze byagaragaye ko umuhigo wo kurangiza imanza ari wo wabaye uwa nyuma, aho uweshejwe ku kigero kiri hejuru ya 50%. Akaba ari nayo mpamvu bashyize imbaraga mu gukemura ibi bibazo kugira ngo abaturage babone ubutabera bwuzuye. Tugana ku musozo, turababwira ko mu karere ka Gicumbi naho ni mu ntara y'Amajyaruguru, umusore ukekwaho gufata ku ngufu umubyeyi we w'imyaka 55 yamaze gutabwa muri yombi. Ku cyumweru tariki ya 20 Ukwakira muri uyu mwaka 2024 nibwo
mu mudugudu wa Ntaremba mu kagari ka Nyagahinga mu murenge wa Rwamiko mu karere ka Gicumbi hatangiye gukwirakwira amakuru y'umusore w'imyaka 33 watawe muri yombi ashinjwa guteza umutekano muke, bikavugwa ko byabaye nyuma yo gufata nyina ku ngufu w'imyaka 55 babanaga mu nzu imwe. Bamwe mu baturage batanze amakuru bavuga ko ahagana saa 4 z'ijoro aribwo bumvise nyina uwo musore yavuza induru atabaza inzego z'ibanze zihageze zihita azijyana uwo musore mu buyobozi. Umuyobozi w'umurenge wa Rwamiko Jolie Beatrice yemeje iyi nkuru avuga ko amakuru y'uko uyu musore yamana na nyina atari mashya mu matwi yabo kuko ngo bakunze kuyumvana abaturage ariko bakaba atarayahamya. Uyu muyobozi yagize ati amakuru yo kuba akora amahano yo kuryamana na nyina natwe twayumvishe mu baturage, gusa ntabwo ari twe tubyemeza kuko hari izindi nzego zibishinzwe hakaba hakiri gukorwa iperereza. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru SP Mwiseneza Bosco yavuze ko uwo musore yatawe muri yombi nyuma yo guteza umutekano muke mu baturage bagahuruza nijoro. Yavuze ko hagikorwa iperereza kugira ngo hamenyekane koko niba hari ibindi ibyaha yaba yarakoze. Uwafashwe kugeza ubu afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Bukure mu gihe iperereza rigikomeje. Tuganye ku musozo w'izi nkuru twabagezagaho rero, nongera kubashimira mwe mubana natwe umunsi ku munsi mu nkuru zitandukanye tubategurira tukanabagezaho. Nanashimira cyane mwe mwakoze subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Ndabibutsa ko ibitekerezo byanyu ari ingirakamaro ndetse tunabyakirana ikaze. Nanabibutsa kandi mwe mufite ibibazo bijyanye n'akarengane kuba mwatwandikira tukabakorera ubuvugizi, mushobora kandi no kuduhamagara kuri nimero mureba aho ngaho kuri channel yacu. Ndabashimiye cyane rero, nizere ko izi nkuru zikomeza kugenda zibanogera mwese mudukurikira. Mugire amahoro n'amahirwe, Imana ibarinde.